Clementine Uwamariya. Wigaga ku kihe kigo? Nigaga kuri Institut Sainte Famille Nyamasheke. Uyu munsi avuye ko bari wa mbere n'ubuyobozi bw'ishema afite. Ndishimye cyane kuba nagize narabashije kugira amanota meza nkaba narabaye wa mbere ku rwego rw'igihugu. Nishimye cyane ntabwo nabona uko nabivuga. Clementine, wari watekereza ko ushobora kuba uwa mbere mu gihugu? Narabitekerezaga ariko ntabwo nari ndushaho 100%, narabitekerezaga gusa. Ubu rero amarangamutima yawe ni ayahe nyuma yo guhura n'abayobozi bakaguha n'ibihembo byawe nk'umunyeshuri wahize abandi mu bizamini bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye? Ndumva nishimye cyane kandi byampaye na motivasiyo ko n'ibirenzeho nabikora ku buryo nakomeza gukora cyane nkazagera no ku birenze ibingibi. Ntabwo icyerekezo se ingamba nyine kugira ngo umwanya usana ugumeho akariye ikindi. Ikigo cya Rwanda Coding Academy mfite ingamba zo gukora cyane nkakomeza gukurikiza inama z'abari kunyigisha, abayobozi n'abandi bazaba bandi hafi, abavandimwe n'inshuti, ntakomeza no gusenga cyane. Ibanga ryose ryahiriye no gusenga, Imana ikagufasha. Ubwo gusenga ukajya ku muntu wa mbere no gukora ugasenga ukanakora. Niyo twita nakoraga nyine. Gukora cyane ugakora buri kintu cyose ukagikora mu gihe cyacyo. Rero ndi wumva ushaka kuba iki? Mba nshaka kuzaba mu program wa computer. Nuko ngo ishuri baguhaye bijyanye n'inzozi zawe? Yego. Wakoze?